iyo waje aha kuwinjira wenyine ari amazi aba yuzuye mu cyumba n'ibikindi se yahe kandi niwe muntu urara hangagira akazi urarara aho uzi urarara ute ko mbona amazi yahetse ako rero abantu bo mu rugo nange mugira utugambo twinshi aya umva kamubwire nta kuntu ko nshaka si urabyumva ndi kubyumva cyane nese ubwo urumva nawe kubyumva warebye ukuntu nguriza amafaranga baretse ibintu by'amafaranga bumboye yashamba yemeze nabi oya sinkubeshye ntago ari menshi nshaka ntago ari menshi nshaka banza wumve igitekerezo cyayo hari umuntu twavuganye utiya hirya y'i Kigali ngiye gukubita karite so nyizera se ngiye ndi master planner urumva urabizi ngiye gukora plan gukubita karite ya nyayo ukeneye umukobwa mwiza wese uzashaka uzamuzana hano icyambere cyo hano hari presentable isi yacu igenda ihinduka biradusaba gusirimuka nanjye nkasirimuka sirimuka 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 uriya mukobwa uvuye mu cyumba cyawe ninde birakureba se urumva ufite ikibazo ukeneye kumenya umuntu ikibazo kiri ariko ntabwo uri kunsubiza ikibazo maje uriya mukobwa uvuye mu cyumba cyawe ninde so ndagusubiza iki kibazo nkande hasheri wawe ukikubajije ariko se nubu musigaye mwipanga akazi no mu rukundo musigaye mwipanga amakundo ariko se nkusi niryari uzumva ko ngukunda niryari basuzama agaciro bwari niryari uzanyumva bwari ukareka kwirirwa wiruka inyuma y'ibyo bintu byose koko wamaye agaciro wanyumvishe wampaye umwanya mu buzima bwawe ega nawe ugenda wirukanka warufunze se neza ma wiriwe nukuri nukumbabara nakwicishije akazi ubumba n'ubumewe nari nagiye kureba Chantal ako Chantal yacyagiye umunwa nka kera shama wambabari uzi ibintu byamubayeho umuhungu yaraje aramubeshya ngo azamurongora bigeze umunsi w'ubukwe arabura rega n'ubundi Chantal arahinda kuva kera ariko buri ukuntu ahinda nka nyina na mama wese buri arahinda ubundi kwa mutatira motera kera ariko aho yacecuriye mbere yaragabanije mbese akoko kiwawe mana nuko nabwiraga ngo rero nahinze yamvuye gukodesha ikanzu hari mu gasantere none yabimbwiraga ngaseka nkamubwira ngo pole nkamubwira nukuri hangane ariko abantu mbega abantu we akusema abagabo b'iki gihe babaki ngiye bituma numva nazanashaka ose Clotilde ntibabimukoze yariteguye umuhungu amubwiye ngaraza iwabo barategura bashyushye muranyina nabahinda kubi araza arambwira ngo Clotilde nyine ngo aza kumfata irembo barategereza akoma nibirababaje niyo mpamvu njye abagabo b'iki gihe nge sinkubeshye nge mba numva nazare ubu se umuntu w'umuhungu araza akakuvana muri gahunda zawe akakwizeza ibitangaza yarangiza nagushaka biterwa nuko nawe yakubonye wakitunduka mu mukobwa mwiza bakabona ufite gahunda bakakubwira ubwo bugore nese ma Chantal usibye ka kadefo twese tuzi ari iribirye koko nyara kuburira naye yarabiretse nawe Chantal ntiyareka kunyara kuburira maze amakuru ufite bwa na papa arahanyara ma basi reka ngufashe rebe igihe utazarwara umugongo ntabwo nyine nkubwire none ubwo urumva kuguha umwanya ubuzima bwanjye ntabwo ari ugukontorora ubuzima bwanjye urabona ndi igitambambuga ndi uruhinja ku byo ngo uriya mukobwa nyine urumva nta n'isoni ufite byo kumbaza ikibazo ariko ndumva kukikubaza nta kibazo kirimo ese basi ni ryari uzemera ko ngukunda basi nzakora iki kugira ngo ubyemere
umva rero mubwira mbwira ikikuzanye ibyo byihorere waruzanywe n'icyo naje kukureba bigenda bite tuganire ese basuye na rwa nkumbi ariko ngiye kukubwira ntabwo hamagara inyanya suri kugurisha gute inyanya ni 200, karoti ni 100, intoryi ni 50. Nguye iki? Ndashaka inyanya za 100 zonyine. Reka nguye kuri ziriya. gerageza nyine nabere umukire uhora ubwo nzagaruka ikindi reberamo 400 se waruzuye reka ni 400 utuntu tubiri gutya uzi ukuntu inyanya zahenze ni ukuri kw'Imana ngamo ni kuri zishyashya ni za 300 za 300 akugerageze nyine unanyongeze urabona baye umukiriya ndakongeza kandi ntuzajya ugira ahandi hantu ujya kugurira nzajya nzi umukiriya rega curuza na mitiyu ntuzajya uyikeneye hari umuntu wo guhamagara amamitiyu hari umuntu noneho wambwiye arambwira ngo saka abana bawe bamaze gukura ubwo ngubwo ngo bazijajaya kwijajara no kugira gutema ngo undi mugabo ugashaka undi mugabo je nago nkunda abagabo ye sirimuka yakwica noneho do si umuzi ahita nkuraho izose shama utazakora ibyo bintu bana banda bakunda nese ma ubundi ba wumva ushaka kubyara undi mwana myaka afite so nabyara mbabarira nese umugabo yaba ari uwiki nyine urumva arambwira ngo mfite irungu ariko je narambwiye nabyaye neza abana bandi bamara irungu kandi uri ko mu mari nese ma iyo dushatse so tubona ari ngewe ari sirimuka twese tuba duhaye kubera iki ubwo nyine mbabona ariko hari ikibazo mutakemura sijya ko icyo kibazo nyine naratiryamishije ntago y'icyo kibazo nyine ma ikibazo nivugiraga iby'abakecuru none se mangare kira utazarwara n'umugongo zana ngufasha konsole umeze neza hanyuma mbwira wa mukobwa agiye oya aracyaryamye konsole nakubwiye ngo iki none se ko yari akiryamye nari kujya gukomanga kabiri kangahe nkubwira ikintu ntugikore bose ngewe mu muco ngira kandi urabizi ko ndi umwana warezwe ntabwo nari kujya kubyutsa umuntu uryamye hanyuma ari ukubyutsa umuntu uryamye n'akazi kawe icyo ugomba kubahiriza ni ikihe niba nkubwiye ngo uno muntu simusanga nka musanze uzi impamvu nakubwiye ngo simusanga ako se yorabina ahubwo bijyanye hariya ku nsina nibyo byiza hanyuma Shama ndabona wakoze rero ariko ntuzongererwa bizi utazarwara umugongo hanyuma ubundi nkubwire rire ingurube zanjye zirashonje ushaka ukuntu ntabwo yazanye ubwato yabuze ariko zabumaze ushaka ukuntu nawe waziterera niyo ubu nanjye ndashange kwahira kuko twagabanya imirimo uzi ko twagabanya imirimo ngeno sirimuka rigenda genda iyo none se waretse ahubwo nkateka sirimuka akazana ubwato ngaho nta kibazo ubwo se cyane sigare nkora iki maba wicaye uruhuke reba aho hantu hose uharuye mbabari nta kibazo ma nakubwiye ngo byihoreye ibindi ndabikora ati zakubyara genda uruhu izi no bitazo tubundi sirimuka wariye tubundi ma ntabwo ushonje usigaye uri seriyeze cyangwa warahindutse
Mwese ko wambwiye ngo nabyuka mubwira agende, nategereje ko abyuka nahebye kandi natinye kumukomanda. Umva rero nkubwire sibyo bibi bwa mbere na nyuma nkubwira ikintu ugikora. Niba nkubwiye A ni A na B nyeneye ugomba kugenda ugakomanga kuvuga ati boss yavuze ngo utahe uve hano. Kosa nkubize wanagiye akambwira wagakoze buri kumbaza iki. Next time nkubwira ikintu uzagikora nko nyikubwiye. Yego. Komeza akazi kawe. Yes, afande. Yego. Kuri ofisi. Nonaha. Iminota 10. Okay, nta kibazo. Yego. Yego nta kibazo ndaje. Sawa fandi. Semo, usubyukiye ku gikoma wowe? Nari kunywa iki? Bigenze gute se? Ese wowe ureba ukuntu buri guhuha mu gikoma? Ese urashaka kintu mweke? Ako hari umuntu w'umugabo uhuha mu gikoma? None sinari. Ako musaza wanjye wagira kakunkoza isoni. Kankwehorere. Uzi ko numvisha abantu bavuga hari babaturanyi bavuga ngo nta mugabo umwe igikoma ubundi. Ubwo nyine nabo nta mbaraga bagira. Ngo iyo nkwe igikoma ngo ntago yumva n'ikintu gikoma. Bwazagira umuntu uza hano mu rugo. Urebe ibintu mukorera. Urabizi ukuntu usinzira? Uzi ko abana guterurana na cyakira kuryama. Jewe. Ubu se ndakwiyeva ni inshuro zingahe nza mu cyumba cyawe? Umva nkubwire. Ugiye kumbwira iki kandi? Gusiga ufite she. Mama yabimbwiye. Ko narana wowe Mama yambwiye. Gusiga ngo ufite she. Ariko ugira ubwenge. Nasize nk'ubwenge. Nabwiye ngo simusanga ngaha, right? Akushe nawe ntugakatse. Nese na kugenda ajya hehe? Noneho urugo rwawe. Warangije gushimuta inzu yanjye yaba yawe. Muri make warangije kuba umugore wanjye? Kubera iki mudakunda kumva ariko? Niba nkubwiye ngo simusanga nagomba mvuze ngo musange hano. Hano si wawe ufite kumenya icyo cyo kuri njye, urabite? Ni rwa ruhungu ngo nitadeye. Rwarashije unyibwirisha ngo Aline ngo naragukunze ngo mba mbona umwamikazi w'umutima wanjye. Ndamusubize se wabonye umwami utagira ubutunzi? Rekana niramaye bo.
urasa zaduhereza iki nta kintu yiberewe njye se ubwo urambwira ngo ngaho nawe nsubize imbasheri wawe ari Tadeo rwose sha nanjye none se wo kurakaye kandi nkubwiye ko namukatiye none se uri kumbwira ibintu by'uwo muginga jewe uwo muginga uriya se azamindura ubuzima kandi naramukatiye ntabwo ushonje ndashonje tujye kwitemera igitoki nguhe inkuru mfite inkuru ndatugenda nese byagenze gute nese uragendana igikombe cy'igikoma rekura uranyumva neza hanyuma ibintu byose twakoze mu ijoro naje kugusura wanyidagadiyeho none uri kungira nk'amabyi imbere yawe uri kumfata nk'amabyi imbere yawe muri make uri kumbonamo umwanda none ngo ntahe nintagenda asura nkuriki umva mbwira ikintu kimwe ibyo twakoze twabikoze gute ujye bibuka kuri nda yanjye utari umugore wanjye s'il vous plaît niba mvuze ngo simusanga nka simusanga aha ntabwo mvuze ngo ndagusanga aha wowe ubona iki cyanjye genda mu cyumba ufate buri kintu cyawe cyose umuntu ugenda uransora ko uvuze irasohoka umva unshaka biki ndakubajije unshakaho iki s'il vous plaît muri make wampazi none ngo nsohoke ngende wampazi biragusaba iki ushaka amafaranga ngahe amafaranga yawe nyine so niba udashaka amafaranga ushaka iki ushaka gukunda ku ngufu ego akose musibona ndi umukobwa mubi ku buryo tutakundana ahubwo uvuga ngo ndi umukobwa mubi uvuga ngo ubona ndi indaya mbi kuko no seriously ubona ndi indaya mbi basi mbabarira ureke gukoresha iryo jambo indaya so niba mvuze ngo mvira mu nzu mvuze mvira mu nzu jya mu cyumba ufate buri kintu cyawe cyose nta kuntu ubigize ariko uzi ko wigize nk'aho ari wowe nyir'inzu ese ubu urambwira ngo uriya mukecuru ngo ni godansi koko urambwira umusaza wongera bizi ndagukunda waba afite imitungo se bwoko ki wajya umenya ko iwacu turi abakene abakene ariko ndabyemera godansi yaranyandikiye akamesaje akambwira ngo uriya muziki nkunda ngazamfasha ngo kunjyana kumuza n'abaproducer garukira aho mbanze nkubaze ese ubundi amugana ibintu by'umuziki wawe bigeze yase mu mariki ariko se ntukavuge ngo tukumara iki hari ubushobozi ubona dufite ku buryo twavuga ngo tukumara iki ngaho nari birangegera ngo ni Tadeo nize injyane muri ibyo bintu ubundi se nzahira imirage Tadeo nagusobanura ko nta mwemera akene uzibeshuza nirangegera mu muryango nese kundakariye nakurakarira nimba waragiye i Kigali tante bakagushyirishamo twa tuntu twa miliyoni sha shajya kuza reka nkubwize ibi bintu bagushyizemo ntabwo tante yavuze yuko bibe ako rero reka nkubwize ukuri n'agahinda usigaye uhorana sigaye mbona nako gasigaye kagutera umutima mubi reba nk'ukuntu buraka mfite umutima mubi oya nago none sumva nimba utangiye kuvuga ko mfite umutima mubi ubwo ni Tadeo bura botike bwiwe bw'amafuta atangiye kuza kugushukisha bura botike buzatumarira iki nta kintu na kimwe bura botike buzamarira umuryango none se ubu mama arishimye tuvugisha ukuri mama arishimye ubuzima tubayemo nubwo kujya gushaka cyo kozasha none se wirira sirimuka umva nkubwiye musaza wanjye ndeka wiza kumbwira ubusa nzongera no kubona Tadeo yirirwa yikatisa agenda azerera hano muri quartier ya Zambona ariko ni Tadeo kurakaje cyangwa n'iby'umuziki wawe bikurakaje zererezi ngo ni Tadeo idafite n'amafaranga wanyibwiriye ibintu by'umuziki azanegera se njyana i Kigali ni Tadeo kurakaje cyangwa n'umuziki narindi kukubaza Tadeo nakubwiye ko azamarira iki tugani azamarira iki mbwira ikintu azamarira wambaye ukanyumva musaza azamarira iki
nakubwiye ko Tadeo ntabwo nguhangayikira. Urabona ikintu mbahamagariye ahangaha ni ibibazo tumazemo iminsi. Muri kubona neza ko dufite ibibazo by'ibiyobyabwenge biri kunyura ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ahanini biri guturuka ahangaha muri iki gihugu cy'abaturanyi. Bikaza izi nzira zose bikarinda bigera ahangaha kuri aka karwa k'amahoro. Muri kubibona neza hari kwinjira ibimogi, hari kwinjira kokayine, hari kwinjira n'ibindi biyoga byinshi by'ibikorano za kanyanga n'ibindi. Rero mu bintu bya mbere bahamagariye ni ukugira ngo namwe nk'abantu bakuru, nk'abantu batekereza, nk'abantu dufite inshingano zo kurwanya ibi bintu, ni iki kintu tugomba gukora kugira ngo ibi bintu bihagarare, kuko biri kutwangiriza abantu. Niyo mpamvu ndi kwibaza nk'aka kanya nimba dushobora kugira urugendo ruva ahangaha rukarinda rugera ahangaha, abantu bari gutwara ibintu bitemewe bya magendu. Ni gute abantu nkatwe dushinzwe uyu mutekano ungana uko nguko bibasha kuduca mu jisho? Nicyo kintu gikomeye rero gitumye mbahamagara aka kanya. Nkusi, Ange, ko mbona uri mu bindi bintu, mugende mu biro byanyu. Nkeneye raporo mu gihe kitarenze iminota 35. Mube munzaniye ikintu tugomba gukora kugira ngo ibi bintu tubihashye kandi burundu birangire. Muri kunyumva neza? Yes. Mbikeneye mu mbabwiye 35 hoya 25. Ndaba mbikeneye ako kanya kuri biro yanjye. Ubundi mumpereza na strategy zose turi gukoresha kugira ngo ibi bintu bihagarare. Mugende mukorane n'amakipe yanyu, namwe mukoresha ubwenge bwanyu, ubwo turahura. Naragukumbuye mani. Mva nagukumbuye. Niyo nzera watinze nawe amasari wambwiye nawe warengejeho. Mbona nguraje igise cyose nakumva moto nkagira ngo ni wowe uje. Nuko utazi ukuntu nari mbakumbuye ahubwo amakuru yayisimbi. Isimba raho nyine sinzi iyo yagiye aho yose. Mana yanjye. Cyakora mana nishimye we. Basi se ntabwo uri bumbwire iby'umuziki wawe aho bigeze kwitemera igitoki. Twagize amahirwe tante haragenda gushirishamo ibyo byuma mu menyo kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza ntupfe. None ugiye kumbera sirimuka wamba ukaba bura kugira ngo ubane na Tadeo nakemera ukagumerwa. Reba igena rero nkubaza nitemere kino gitoki. Banza unsobanura ibintu by'umuziki wawe bigeze ko ari nagushonje. None se ntabwo uri bunyumvisha ukuntu umuziki wawe uri. Umva nkubwire, icara mu tere story. Ndashaka kuririmba muri kino gihuru wowe. Shagabanya ibyo binica. Musi, bitese. Wasugaye kwa mukazi. Ange, ndi busy cyane. Mfite akazi kenshi katanyoroheye kandi ngomba kubanza gusoza. Ndabona ko ufite akazi kenshi ariko baswamara nk'amasegonda nka 30 tugasangira breakfast. Ange. Nzakubwiriza ryari. Nge nawe dusangiye kangahe? Ese Musi, kuki uri kugumya nyihonza koko? Nanjye ntabwo nkwatse igihe kinini. Please. Amasegonda 30. I'm busy, seriously. Ndabibona ariko mbabarira umwanya. Wamfasha niba washoje kuvuga ukagenda. Mwese wamfasha tugasangira breakfast ntago bitinda. Please, ndakwinginze. Ange. Ushaka gukorera iki? Nabwiye ngo ndi busy. Nta mwanya mfite wo kuta akazi ngo ngiye kuri breakfast. Basi wanyumvishe bwari. Please. Are you deaf? Nyumva basi bwari. Uze tujyane kuri breakfast. Please. I beg, ndagusabye.
uzakomeza inyonze kugeza ryari basi mu mwanya bwa rimwe inshuro imwe yonyine umunsi uza gusaba akazi ahangaha icyakoze niba cyiza ndishimye ntabwo uranzi ko nzongera kukubona imana we akoze kugira abantu ukagenda ukagira iyo ngiyo za Kigali ukamubura nisima waneteye urabizi ko nkunda ubugari ubwo urumva ikintu ari guteka n'akaboga unyumve neza ndakumva reka nanjye ndahari bikore se bikore nyine bikore ariko nuko twari tugiye muri pause ndavuga se why not nasangira nawe none ko njye nabi basi ni iminota mikeya please ndagusabye mbinkorere basi harya umaze ikingana gito hano maze mwaka muri uwo mwaka wose nari nasangira nawe n'umunsi n'umwe oya ako ndabishaka ko dusangira uyu munsi so please use the door. Okay. Basi se iriya nama wayibonye gute? I say use the door.